tuseme rudukwimyambari twiga wengo Yesu Imana ntabwo ibaha atega tonda tabaho ahubwo iba mu muntu waburi bamufe Imana iri hano katonda zakorera muri mwe zakorera muri mwe Imana yanjye haleluya ntabwo Imana iri kure katonda atari wara nawe ndeba abantu hano netegereza abantu bababaye nenda abantu ngagabafirirwa nimushaka mureke gufashwa jeje ndafashwa nawe muhagara muremwe okuru ndabibutsa neza kusanyuka nzajya gusanyuka ntabwo buhanuza bumanukira mu mitima bazukijya burungi te obunabite bukaye ntabwo nguhanurira wenda bango urimo nakuba gusikura ndahanurira umuntu unezererewe Imana Nibona wirakaje wenda bango uri munyifu ndagusohora utahe njya kugufurumya usigare tuvuga Imana usigare gatogera katonda turayishimiye fetuyabaza katonda barayibonye wagira ba muri covid ntambara mu bibazo Imana cyose haleluya kandi turabona Imana ate tujya kula Mswahili anasema vinawezekana Mswahili gamba titizo Mungu aliko na pesa Imani pita mafaranga Mungu aliko na amani hata ina maji Mungu aliko na kila kitu chote anaondosha magonjwa akizirwa anaondosha sababu akizibibazo Mungu aliko hapa Imani ni hano sifa kwa Mungu Imani shime tunashukuru Mungu tunashima Imana ametulinda yatulinze kutoka usiku kuva kupiga asubuhi mapema kutusa sawa tunamshukuru Mungu Mungu ni mwema Mungu ni mfalme haleluya aiwe amafuta y'Uswahili muje kuba Imana muje gukomeza muge asaba katonda mu kintu mungeri y'Imana iri umuntu utateranye ogambo umuntu yatakunganye rero ubwire ngo akabisa kudaterana zahabu yari yaje kame teshize mu kutakungana teza warume yase ntabwo pasiki twigirira twibuza kurya inkoko pasa katezi bikiza kurya inkoko tuzirya buri munsi tuzirya buri rumwe ntabwo pasiki twibuza kurya ifiriti pasa katezi bikiza ahubwo twibuza kwibuka umwami wacu tuzukiza kunyukira yavuye mu gituro yavuze mu ntara yazamutse yayimuse yicaye iburyo bw'Imana ebari yakatonda pasiki twibutsa kurya pasa katezi bikiza kurya ahubwo twibutsa kumwibuka tuzukiza kunyukira Yesu urupfu yapfuye tunyukira kufa n'uburyo yazutse nengeri yavuze yavuze ngo Imana izukire muri wowe bagade mukamazu kwisubiza mu biganza byawe narivuze ngo Yesu yimuse bikomade azukire muri wowe Imana izukire muri mwe Yesu azukire mufumwe turashimira Imana webaza katonda uyu mugabo ono musajja kumubona byangoye okumusisigana nagize ubwoba bwo guterana mu materaniro ya Uganda najya kungana mu makunganiro ya ndavuga Uganda ngo nzasengera Prayer Mountain njyama ndisabira mu Bonaventure hanyuma nitahe Dennis reyo urabona abanyamatorero y'ino banga narasange amakanisa mu minsi mike mpageze nakunono ntuzemo harimo abahanuzi b'ibibuno murimo abana bakigamba bati abahanuzi b'ibibuno niko birivuga abafere yego yes akubaza ngo bite akubuza ati ngo witwa nde uwo witwa wakoraga iki wari ukora biki ibwiye kiguhaye akazi engamye ko ubwo buhanuzi ni ubuferi ubwo bunabi wa bufere Imana itamenya icyo ukora katonda atamanya icyo imenya aho utaha netamanya icyo irutwa n'iya sarongo esingwa niyo irutwa n'iy'abapfumu esingi iyo turayivumye eyo tugivuna Imana idakora katonda atakora nayo dushaka tugicara Imana ikora uhaga katonda akora akaza najya uri umusore uri muvubuka Imana iguhaye urugo nakuwo ubwo buhanuzi burapfuye nakugamba katonda kubatamaka bonye umeze nk'umuntu wacanze inka ndaba ngo uri nk'umuntu yari nende inka zawe Imana izihaye umugisha yahita zonga mukamazi wa domusi musho zamusungu ibintu by'ukuguru wabyibajeho iki ibintu byo kigeri watebuza irambwenge gucira ukuguru ngengambye ubwo buhanuzi burapfuye unabiwo ubwo buhanuzi burapfuye izina rya Yesu Imana igomba kumenya kurwaye batabikubwira katonda yiza kutegera ngo uri muri wa cyangwa mushumba robakwe muri hari umugabo twahuye
Bari bamusajya twase. hari ibintu bimufata. Bari bimite Yarafite umugore bimufata. aramuta, Ari no mukaze namusura. afite akazi, Ari no murimo. akavaho, Na uva. nitugerayo We tutuka. bizaba ari byo hanura. Ubereye byo byo nakura. Ubwo abahanuzi baragatsindwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Urinya ya Yesu. Haleluya. Amen. Ndabakunze cyane. I love you so much. Mbagadenyo. Amen. Ndashi